Warakaye papa. Ntabwo narakaye n'umunaniro mudusanze mu kazi kenshi twari turangije gukora filime mudusanze mu kazi kenshi niyo mpamvu ntabwo narakaye ntabwo njye nkunda kurakara nubwo nawe narakajwe n'iki kereke banze kunyishyura rimwe na rimwe abapanga iyo banze kunyishyura usanga yarakaye yigeze abadaje Niwe boss. ninjye perezida w'iyi groupe ikina filime ngira ngo urabona ko ndi perezida naba perezida ahubwo nta gihugu uzi kidafite perezida ngo Ugiye kumbera nkaho hari abaperezida benshi muri kino gihugu. ariko njye ni perezida ukora ibikorwa byiza n'ibyo nawe wabonye Nkaho ndavuze ngo ni perezida w'abanyonzi. oya n'ibyo nawe wabonye n'ibyo nawe wabonye Okay, bye ndo karagaciyemo watangira nawe twibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ndahimana Aimable. Nanjye ninjye perezida w'iyi groupe nkuko nabikubwiye. Iyi ni filime nziza. Ni filime nziza cyane ndashishikariza abanyarwanda bose, abanyarwandakazi kuyikunda, abanyamahanga, abanyadiaspora bacu bose kuyireba. Ni filime nziza cyane. Irigisha inyigisho zitandukanye. Uburyo abantu babamo, uburyo icyo umupanga yasabwa, icyo nyirinzu abasabwa. Hari urabizi mu buzima hari ba nyirinzu baba bangamira abapangaye akinjira mu kubereka ko bagomba kubaho kandi nabo bafite uburenganzira bwabo. Hakaba n'igihe abapangaye babangamira abandi bakarenza urugero. Rero ino filime ifite inyigisho ku buzima bwinshi butandukanye. Yego. Nkawe urumva ko uzagaragaramo uri boss uri nyir'ibyondo nkuko bakunda kubivuga. Wowe niki wabwira ba nyir'ibyondo bagenzi bawe wenda mu buzima busanzwe? Icyo nagira ba nyir'ibyondo bose bagenzi banjye ni ukuba serious bagategura ama contract ntibajye kuburana n'umupangaye mu gipangu biteza akavuyo. Bakagira contract bahaye umupangaye agomba kugenderaho. Igihe umupangaye atubahirije iyo contract ko kugira ngo nyir'ibyondo we asange umupangaye bajye kudiririza, ahubwo we akareba abayobozi bakamufasha kuri contract babumvikanye. Nicyo kintu kizana ababwira. Ariko ikindi nakongeraho, niba umuntu akodesheje umuntu inzu aba agomba kumuha liberté kubera ko yayikodesheje. Yego. Bivuze ko hari aba boss binjira mu buzima bwite bw'abapangaye kandi wenda bidakwiye. Ubwo donc iyo ni challenge nayo igomba guhinduka n'ababandi babivuze bigomba guhinduka. Aba boss ntibakabangamira cyangwa binjire mu buzima privé bw'abapangaye. Ngira ngo ujye ubona mu buzima busanzwe hari igihe abapangaye barimo abasore ndayizaniye umukobwa n'inshuti ye cyangwa ninda yaguze ntawamenya, ugasanga wenda nyirinzi ashatse kugira ngo umukobwa nawe muboneho ariko akitwaza ko ninjye nyir'ibyondo akabitwara muri iyo sanse kujya kumwumvisha yuko atanishyuye n'inzu kandi si ngombwa ngo bamushyitseho wa muntu yumve ko atishyuye inzu. Yes, bagomba rero kuba batabangama. Okay, tutizije amagambo ndabona iruhande rwawe hari undi musore icyanwa giconze byatari yaramvunye bro irangira ukanwa nk'ubu ni kofi yanjye urayibona kugira ngo mbereye iki muri filime none se nturi umukozi wanjye uri umuzamu wanjye wowe ariko nataburije rwose uzanamukuye mu cyariyo hahandi nta rusinga ruca mu kirere. Nakerekana babaza twibwire twumve n'icyakora narebe. Jewe rero amazina yanjye uko nitwa y'ababyeyi bagiye banyita nitwa Niyongira Lucky. Muri filime nkaba nyina ndo umuzamu kuri Getano nyine mba natwitse boss nawe nyine akamereza ikofi itubutse nawe nyine n'iki rabyumva ubu ngubu urabona n'ubwanwa bwaraje bumeze neza musiga cya kirungo. Nibyo ndumva iyi filime yanjye zaryoshye by the way. Ikibazo nuko atangiye kurenga muri filime muzabona hari abazamu bahabwa akazi ariko ugasanga bamaze kurengwa, ugasanga batangiye guta inshingano bagatangira kujya mu businzi bakibagirwa aho baturutse kandi bageze mu nzira zo gukira. Ndakeka iyi filime izajya kurangira nabo baramaze guhinduka. Ntakereka murakoze cyane. Uriya nta muntu udahinduka bro. Uriya boss abarimo nyine amugura kabisa nta kibazo ntabwo nzabyongera. Murakoze reka mbaze n'abandi ndebe. Kansoza n'abafana banjye bankunda cyane. Sawa.